muri ngewe ngize ubwoba twigeze kujya mu masengesho rimwe ariko wa gatanu amasengesho turasenga yo kwirirwamo kwa kundi byari bisanzwe noneho ikintu cyabaye ni iki twagezemo twatura ibyaha ibintu byose turabivuga tugeze nko mu masaa 8 hafi saa 9 ndetse abenshi muri mwebwe nta n'ubugingo muzabona noneho umuntu aramubaza ati se byagenze gute aratubwira ati cyubwo byagezaga ku manywa tukinjiramo twamara guterana ku isaha runaka ubwo bakavuga bati mubanze mwatura ibyaha byanyu Imana imbabarire ibinibi Imana imbabarire ibinibi Imana imbabarire ibinibi ubwo hakaza amajwi y'abandi bantu hirya no hino ngo turakubabariye ndetse n'Imana ikubabarire uko turimo urumva twabaga dufite nk'abashyitsi benshi cyane badusuye none abantu badusuraga kenshi na kenshi hari ikintu cyazagamo cy'ubuhanuzi ariko Imana ikurinze gucika amaguru abandi bakaza bati Imana iguhaye ibinibi Imana iguhaye ibinibi ariko bimwe mu bintu byose nagiye mbona haba mu bintu nagiye mpanurirwa cyangwa se mu bantu bambwiraga Imana impaye ibyo bintu byose nta kintu na kimwe nigeze mbona amaguru no kuvuga ngo niba umuntu yarambwiye ngo ncitsa ngo Imana indinze gucika amaguru urumva ngiye ikintu natekereje naravuze se ni iki cyari kigiye kunsha amaguru icyambere nta kanseri nari ndwaye na n'ubu ngubu amaguru yanjye ndayafite kandi ibyo bintu mbibwiwe hashize imyaka myinshi ubwo rero ntago nzi ikintu cyari kigiye kunsha amaguru gusa muri ngewe bitewe n'ukuntu uno munsi wa none niyumva numva no gucika amaguru birashoboka kandi ubuzima bw'umuntu n'ubundi bugakomeza Reka mbashimire abakurikirana ibiganiro byacu ku Ijuru Ntirikorerwa TV rwose mbashime cyane ko mudahwema kudukurikirana ndetse no kuduha komenti cyane cyane reka mvuge ngo abantu b'iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru hanze y'igihugu ndetse no mu Rwanda muri rusange mvuge ngo Imana ikomeze ibahe ubushobozi ndetse n'ubushake bwo gukurikirana ibiganiro byacu ikindi kandi reka nongere mvuge ngo mbakumbuze kugumya kudukurikirana ndetse no gutanga comment kuko biradufasha no kuduha ibitekerezo bitandukanye uyu munsi rero nkuko mubibona cyangwa se mubimenyereye turi kumwe n'umukozi w'Imana cyangwa se n'umuvandimwe uri imbere ya kamera nta kindi rero kimuzanye imbere ya kamera aragira ngo adusangize ubuhamya bwe ndetse atubwira urugendo yagize mu gushaka gukiranuka ntiyakubona ariko aza kugirwa ubuntu abona gukiranuka kw'Imana reka muhe umwanya atangira twibwira tubwire ninde hanyuma tubwire n'uwo yahoze ari we hanyuma atwinjize neza mu kiganiro uraho neza muvandi muraho neza n'amahoro n'amahoro yego murakoze natangira ku kintu cyo kubibwira amazina yanjye y'inahangaha muri uyu mubiri niswe n'ababyeyi bakimbyara banyise Nkunzimana noneho majije gukura ku gihe cyo kubatizwa kigeze banyita Emmanuel ubwo amazina yanjye yombi muri uyu mubiri nkomora ku babyeyi banyise ni Nkunzimana Emmanuel yego ariko nyuma y'icyo ngicyo nkaba naragiriye umugisha ku Mana nkavuka ubwa kabiri yego muri makeya narakijijwe yego ubuhamya bwanjye rero reka mbere na mbere yuko mbutangira mbanze mbashimire namwe by'umwihariko nshimire n'abakunzi bacu bakunda kureba ibiganiro binyura kuri ino channel Ijuru Ntirikorerwa kandi n'abatarabireba abazareba iki kiganiro nkaba nabakumbuza kureba iyi channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV inyuraho ibiganiro by'ubutumwa bwiza inyuraho ibiganiro bisobanura umuntu uwo yari we ariko bisobanura n'uwo yaba we akagira imibereho mishya akagira ubuzima bushya ashimwa n'Imana ndetse n'abantu navutse mu muryango w'abantu batari bakeya twavuze turi nk'abana 7 mu rugo urumva n'ababyeyi bacu urumva twari 9 noneho mvukira mu muryango w'abakatolike yego ariko muri ngewe uko nagendaga amenya ubwenge nagiye numva ijambo ry'Imana ahantu hagiye hatandukanye haba muri abo ngabo mu rugo twabanaga ariko hakaba n'abandi baturanye hakabaho n'inshuti ariko muri ngewe ikintu numvaga kijya mbere numvaga Nkunzimana nkumva Nkunzimana cyane nkumva umuntu ariho none kuko hari abantu benshi nabonaga uyu munsi bariho ariko ejo nkumva ngo bagiye gushyingura runaka ejo bundi nkumva ngo bagiye gushyingura runaka
ariko ngiye nkavuga nti se niba umuntu ariho none ariko ejo akazaba yapfuye kandi nkaba numva yuko inyuma y'ubu buzima n'ubundi hari ubundi buzima buhari, ni igiki cyazamfasha kuba muri ubwo buzima. Nari mfite bashiki banjye basengera muri Katolike, ho rimwe na rimwe nkabakurikira nkajyana nabo, noneho nkumva ibintu barimo kwigisha ntago birimo guhura n'uburyo ngewe numva mbishakamo. Numvaga nta kintu gihari bijyanye n'ibyifuzo byanjye n'ukuntu ngewe niyumvaga. None ikintu cyaje kuba ni iki rero, hari abantu b'inshuti zacu twari dufite, twari duturanye, wenda nabo bashaka kuzabona iki kiganiro bakambona cyangwa se bakabyibuka, birashoboka. Basengeraga mu idini ry'abarokore ari ryo rya ADEPR. Noneho rimwe nza kubakurikira, majije kubakurikira ngeze mu idini rya ADEPR cyangwa se mu itorero rya ADEPR, nsanga ibintu byaho bitandukanye no muri Katolike. Ubwo nkumva yuko aho hantu ngeze byanga bikunze bishobora kuza guhura n'icyifuzo ngewe nari mfite, kuko numvaga nkunze Imana kandi nkabona abantu barapfa, nanjye nkavuga nti nejo nanjye napfa, nejo bundi napfa, kandi nkumva inyuma y'ubwo buzima n'ubundi hari ubundi buzima umuntu azabamo. Noneho ngeze mu idini rya ADEPR, ikintu cyose kiba niki, naragiye nsanga y'amakorari, nsangayo abantu b'abayobozi, b'abapasiteri, abadiyakoni, abarimu, nkabona amakorari imiririmbire yabo, nkabona uburyo gahunda zaho zimeze zitandukanye n'izo muri Katolike. Ikintu cyaje kuba niki rero, ubwo nasanze n'imyigishirize yaho itandukanye n'iya hehe n'iyo muri Katolike haruguru. Nkabona aho ngaho muri ADEPR umuntu wese afite Bibiliya, nkabona umuntu wese arasoma ijambo ry'Imana, nkabona abaririmbyi bararirimba, muri make nkabona ibintu byaho bitandukanye n'ibyo muri Katolike nta naho bihuriye. Noneho ikintu cyaje kuba kuri iyo myaka yanjye, urumva nari mfite mu myaka 12, 13 gutyo. Ubwo ikintu cyaje kuba niki rero, habagaho gahunda y'amasengesho. Amasengesho yabaga kuwa gatanu nibwo wasangaga hari amasengesho rusange abantu bakunda kwisangamo, haba urubyiruko, ababyeyi, abagabo. Donc ayo masengesho kuwa gatanu yatangiraga saa 3 akageza nko mu saa 9 saa 10, yabaga ari abantu bose muri rusange. Hari nandi yajyaga aba ariko ayo ngayo niyo buri muntu wese yisangagamo. Noneho kubera ishyaka numvaga mfite, numvaga nshaka kuzabana n'Imana, numvaga ngewe ndi kwisi ariko nkumva ko isaha n'isaha isi nayivaho. Numvaga rwose mfite ishyaka ryo kuzabana n'Imana. Noneho nkajya njya no muri ayo masengesho yo kuwa gatanu. Noneho muri ayo masengesho kuwa gatanu, ubwo igihe kimwe ari ku cyumweru, hari umuntu wavuze ijambo ry'Imana arimo kubwiriza, igihe cyo gusoza kigeze bahamagara abantu ngo baze bihane. Noneho muri icyo gihe cy'abantu baza kwihana, nanjye numva ko ngomba kwihana, nubwo wenda ubu namenye kwihana icyo gihe nyine byitwaga kwihana ariko ntabwo kwari ukwihana. Baravuga bati abantu bihana, abantu bakira umwami Yesu nibaze hano tubasengere. Duhaguruka turi igikundi cyinshi cyane, ariko mbere yo guhaguruka haba habanje kuvuga ibintu byinshi. Umeze gutya nahaguruke, umeze gutya nahaguruke, umeze gutya, umuntu wasubiye inyuma nahaguruke, umuntu wihannye ari ubwa mbere nawe nahaguruke. Ukabona ni ibintu by'imvangavange, wenda muri nko mu rusengero muri nk'abantu 500, ukabona muhagurutse muri nk'ijana. Noneho uko twahagurutse twese baravuga bati nimuze tubasengere. Noneho ubwo badupfukamisha ahantu ku mukeka, abakozi b'Imana baratuzenguruka, turi abantu benshi cyane, baradusengera, ariko bakatura amagambo avuga ngo Mana Mana, turasengera aba bantu, bandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Barambwira bati tugiye kuguha ikizami, nugitsinda urabatizwa, ariko nutagitsinda ntago batizwa. Aho hantu ntago nahababwiye izina kuri urwo rusengero, ni ahantu hitwa mu Gipfundo, ni mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Buyoga. Noneho bampa ikizami, ubwo itorero cyangwa se iteraniro ryari rihumuje bigeze mu masaa 6 n'iminota mikeya. Barambwira bati ubu ngubu ni wowe ugiye gusengera iri teraniro, tugiye gutandukana, ariko ni wowe uri busengera iri teraniro, ubwo nurisengera byanga bikunze urabatizwa. Ubwo bampaye ikizami, njya ahantu abapasiteri babaga bahagaze. Icyo gihe ama mikrofone ntago yabagaho, watuzaga akanwa kawe. Noneho njya ahantu abashumba bahagararaga n'abadiyakoni, ndasenga rwose, ndasenga kuko urumva nari maze igihe muri urwo rusengero nkurikirana ibintu byaho na gahunda zaho zose nari nzizi. Ndasenga,
majije gusenga barambwira bati ikizamini uragitsinze ugomba kubatizwa nta kabuza. Niho aho hantu mpageze kubera njyewe muri njyewe ikintu cyabaga kindimo ahantu hose najyaga numvaga ko ngomba gukora igishoboka cyose nkasenga Imana nkaboneka mu rusengero nkakora ibintu bigiye bitandukanye nkuko twagenaga tubyigishwa kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Kuko nubwo nariho icyo gihe ariko numvaga isaha n'isaha nkuko nakomeje kubigarukaho numvaga isaha n'isaha n'ubundi gihe kizagera nkaba ntakiriho kandi numvaga muri njyewe ntabanye n'Imana nta kintu byazamarira ubuzima bwanjye bwose. Noneho ahantu nageze nahise njya ahantu hitwa Gaseke ndumva naho ni mu karere ka Rulindo abantu benshi barahazi. Noneho mpageze mpita njya ku rusengero n'ubundi rwa Gaseke rwa ADEPR. Ariko mbere gatoya mbere yuko ngera kuri bimwe mu bintu byaberaga aho ngaho ku rusengero rwa ADEPR aho ngaho ku Gaseke hari ikintu nari nsimbutseho gatoya nagira ngo ngarukeho. Tukiri aho ngaho mu Gipfunda aho ngaho na sengeraga bwa mbere ikintu cyabaye habagaho gahunda y'amasengesho ugasanga baravuze bati ejo n'ukwiyiriza ubusa. Yego ubwo aho hantu Gaseke aho hantu mu Gipfundo twasengeraga hakaba habagaho gahunda y'amasengesho ugasanga bavuze bati urubyiruko uyu munsi tuzasenga amasengesho yo kwiyiriza. Ubwo amasengesho yakundaga gupangwa nko kuwa gatatu cyangwa se kuwa kabiri bakavuga bati urubyiruko ejo ruzirirwamo runararemo ariko nta kurya nta no kunywa. Ariko ubwo icyifuzo cyabaga gihari byabaga ari ukugira ngo twezwe umuntu yezwe. Yari amasengesho yo kwezwa no gushaka imbaraga kugira ngo tubone imbaraga zo kureka ibyaha tubone imbaraga zo kureka ibyaha burundu ku buryo umuntu aramutse anapfuye yabona ubugingo buhoraho. Yateguye ngo muyasenge. Yego. Ubwo rero mukajyaho mukayasenga. Tukajyaho tugasenga mu gitondo kwa gatatu tukazindukiramo mu gitondo noneho tugasenga tukirirwamo byageza nimugoroba gahunda ikaba ari nko kuraramo. Noneho ubwo ikintu cyabaga ni iki ubwo byagezaga ku manywa tukinjiramo twamara guterana ku isaha runaka ubwo bakavuga bati mubanze mwatura ibyaha byanyu kugira ngo musenge ariko nta muntu n'umwe uriho urubanza rw'ibyaha. Ubwo tukajyaho tugapfukama twese ku murongo umuntu umwe akabanza akatura akavuga Imana imbabarira ibi n'ibi Imana imbabarira ibi n'ibi Imana imbabarira ibi n'ibi Imana imbabarira ibi n'ibi. Ubwo hakaza amajwi y'abandi bantu hirya no hino ngo turakubabariye ndetse n'Imana ikubabarire. Ubwo tugakomeza amasengesho agakomeza nijoro hakazaho indirimbo hakazaho gusenga donc haberaga ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko bijyanye n'iyo gahunda n'ubundi. Ariko ikintu cyabaga hagati aho ngaho nubwo umuntu yaturaga ibyaha ukabivuga n'abantu bakavuga ngo turakubabariye ndetse n'Imana ikubabarire ariko n'ubundi njyewe muri njyewe ntago numvaga urwo rubanza rumvuyemo n'ubundi numvaga hagize ikintu kiba. Hariho n'ukuntu wumvaga ugifite inkomanga ku mutima ukavuga ngo Imana imbabarire n'ibyo ntiboka kuko hari igihe wumvaga utakwatura ibintu byose ngo byose bishireyo. Noneho ubwo wagera ukavuga uti Imana imbabarire ndetse n'ibyo ntibuka Imana imbabarire ndetse namwe mu mbabarire. Basi kumva urakize. Iyo wavugaga ako kantu ngo Imana imbabarire n'ibyo ntibuka ubwo wumvaga ko n'akantu kakwisobye hari ikintu kivuyeho ukumva yuko muri wowe hari ikintu kibaye nyine cyo kwezwa ukumva urejejwe ukumva nta byaha ufite. Ubwo tugataha ariko wataha n'ubundi ukiva aho ngaho ukumva n'ubundi uramutse upfuye cyangwa se ukumva impanda iramutse ivuze ukumva n'ubundi nta bugingo wabona. Ubwo ndavuga ku ruhande rwanjye ngewe kuko hari igihe wasohokaga niba baratwigishaga bakatubwira bati kwifuza ni icyaha gutukana ni icyaha kurarikira ni icyaha gutekereza nabi ni icyaha. Urumva ugisohokamo aho ngaho muri iyo nzu utangira kuba gutyo wasohokaga hanze ukareba umuntu runaka ukabugiza ikintu umuvugaho wareba ibintu runaka ukagira ikintu bivugaho ku buryo ugisohoka aho ngaho nta n'iminota 30 yashoboraga gushira ucyumva ugifite bya byiringiro by'uko uri uwera. Nkomeza kubaho muri ubwo buzima ariko kubwira ishyaka nari mfite muri njyewe n'ukuntu numvaga nshaka kuguma kubana n'Imana ubwo nahise nishyiriraho gahunda yanjye. Gahunda yanjye nashyizeho ni iki buri cyumweru kuva ku wa gatatu kugera ku wa kane ntago naryaga. Wowe mu masengesho nabaga ndi mu masengesho. Amasengesho ubwo wasengaga wumva ugamije iki? No kuvuga ngo amasengesho nasengaga yari amasengesho yo kugira ngo numve nejejwe nta cyaha mfite ariko hakaba harimo n'utundi tuntu tw'ibyifuzo runaka. No kuvuga ngo hari igihe habaga hari nk'ikintu nifuza ariko nkavuga ngo kugira ngo iki kintu nyibone
ngomba kugisengera. Ubwo urumva muri ibyo byifuzo by'ubuzima busanzwe habaga harimo n'icyo cyifuzo cy'ubugingo buhoraho. Nkavuga nti ngomba guhora imbere y'Imana nsengera ubugingo, mfite icyifuzo cy'uko Imana yazampa ubugingo buhoraho, ariko harimo n'icyifuzo nyine cy'ibindi bintu bigiye icy'ubuzima busanzwe. Ariko icyabaga gikomeye ko ari ugusengera ubugingo no gusaba ubugingo. Igikomeye cyane byabaga ari ugusaba ubugingo. Wenda kugira ngo tuze gutwara ikiganiro abantu barushaho kucyumva ndetse no kugira ngo bamwe bakibafashe. Yego. Kari ibintu cyaka wenda tujyanamo. Icyo gihe cyose wamaze cy'ubwo buzima wagiye ucamo. Yego. Bwo ku rusengero no kugerageza gushaka ubugingo kuva mu Gatolika ukajya muri ADPR. No kwitanga amasengesho menshi cyane. Yego. Ntago waba waragize uretse iyo mirimo yo kuba warabaye umuririmbyi bava wabivuze. Yego. Ntago wagize no mu bihe byo kuba wahabwa n'impano, ko ari impano mu bakozi b'Imana bagiye bahabwa cyangwa se abakoreraga Imana bitiriraga Imana. Yego. Wowe ntabwo icyo gihe cyaba cyarakubayeho. Hari ukuntu wajyaga kubona ukabona umuntu aratitiye. Ukabona umuntu aratitiye wenda arimo kuvuga mu ndimi runaka mu bintu bidasanzwe. Agahanura. Ikintu cyambayeho ngewe najyaga niyumvamo muri ngewe ni nka kwa kundi abantu babyinaga cyane cyangwa se abantu bagasenga batitira cyane, nkumva muri ngewe nanjye nshesha urumeza, donc nkumva muri ngewe nkasimbuka na metero nk'icumi ndaho ngaho. Ariko nta kindi kintu ngewe kigeze kimbaho kidasanzwe. Yego. Hanyuma nyuma yo kubatizwa rero. Yego. Umaze kubatizwa wakomeje umurimo muri korali. Yego. Ukomeza no umurimo wo gusenga Imana. Nari maje gukura nkorera n'amafaranga, noneho ndi umuntu rwose numva nanjye hari ikintu nakora cy'umurimo w'Imana, kuko hari n'ibintu byinshi cyane twabwirwaga. Ariko mbere gatoya hari ikintu nashaka kugarukaho. Munyihanganire, hari ikintu nashaka kugarukaho cyankomereye cyane, kandi najyaga numva nyine ari ikintu gikomeye. Ikintu cyankomereye mbere yuko mbatizwa aho ngaho igacuriro, hari ikintu cyabaye kidasanzwe muri ngewe, kintera no gushidikanya. Ahantu twari dutuye haruguru y'iwacu hari umuhanda. Hari umuntu wakundaga kuhatambuka. Uwo muntu yahanyuraga afite ibitabo byinshi. Yari umuntu w'igitsina gore. Afite ibitabo byinshi ndetse n'ukuntu yambaraga bijyanye n'imyambarire yo muri ADPR, ukabona muri make ahantu mwahurira nubwo waba utazi ibyo muri ADPR, ariko ukavuga uti uyu muntu arakijijwe. Noneho uwo muntu ikintu cyaje kuntangaza kikanantera ubwoba, nkumva muri ngewe ngize ubwoba. Twigeze kujya mu masengesho rimwe ari kuwa gatanu. Amasengesho turasenga yo kwirirwamo kwa kundi byari bisanzwe. Noneho ikintu cyabaye ni iki, twagezemo twatura ibyaha, ibintu byose turabivuga, tugeze nko mu masaa 8 hafi saa 9 haza umuntu yari aturutse mu Ruhengeri, arangije aratubwira ngo mwakoze ibintu byinshi, mwatuye ibyaha, ariko nta mugisha muri buhabwe, ndetse abenshi muri mwebwe nta n'ubugingo muzabona. Noneho umuntu aramubaza ati se byagenze gute? Aratubwira ati muri mwebwe hano harimo abantu bafite ibyaha banze kwatura. Ati kandi abo bantu bafite ibyaha banze kwatura nibo bantu bari butume Imana nta mugisha ibaha, mukaza kuva aha ngaha mu maramasa. Ikintu cyaje kumbera nyine urujijo, nkumva ni ikintu gikomeye. Uwo muntu naramubona agatambuka, nkavuga nti uyu muntu ni Imana yigendera, uyu muntu ni Yesu witambukira, uyu muntu rwose nanjye ubwanjye ndi nyirijuru namuha ubugingo buhoraho. Uwo muntu ngiye kubona mbona arahagurutse, yatura icyaha cy'ubusambanyi, aravuga ngo Imana imubarere gusambana. None ndangije ndatekereza se ko hari abantu muri twebwe nafatiragaho urugero, nafataga nk'intwari, donc nabonaga isaha n'isaha n'impanda ivuze babona ubugingo buhoraho, ariko umuntu nk'uyu nguyu akaba ari umusambanyi kandi akaba ari aha ngaha mu nzu y'Imana. Ibi bintu bibamo. Muri make icyo kintu cyarankonfuzinze, numva bimbereye n'ikintu kidasanzwe muri nge, kuko numvaga abo bantu ukuntu bameze, imiterere yabo n'iki, nkumva n'abantu bakirijwe batarangwamo ibyo bintu. Ibyo bihe byose rero wamaze mwaho ngaho mu itorero. Yego. No muri uwo murimo ukomeye nk'uwo nguwo, wumvaga ishyaka ryawe icyo ushaka ari iki? Wumvaga uri gukorera Imana kugira ngo izaguhe ubugingo? Ni ukuvuga ngo ikintu nk'uko natangiye mbikubwira n'ubundi, ikintu cya mbere numvaga nkiza imbere ni ubugingo buhora. Kuba baratubwiraga bati mugomba kubera amaso ubugingo, mugomba gusenga mukiyiriza ubusa kugira ngo hagire nibikoreka mu buzima busanzwe. Bivuze ngo byose wabikora kugira ngo byibuze uzabone ubugingo. Nzabona ubugingo buhoraho. Hanyuma abantu benshi bajya bakunda kwibeshya kuri icyo kintu bakanagikora. Yego. Ndetse bakagishyiramo n'imbaraga nyinshi cyane bibwira ko cyo cyabahesha ubugingo. Yego. Ndetse nyuma hari n'ibindi bintu abantu bagenda bakora, sinzi niba barabikoze n'ibyo ngira ngo twinjiremo nabwo. Uzi ko abantu bagiye bagira umuhate wo kuba bajya no mu misozi. Yego. Bakajya gusenga, uretse kuba wasengera aho ngaho hafi aho, bakagira n'ahandi hantu bajya. Yego. Wowe ni nkahe waba warasengeye? Ni ukuvuga ngo ikintu ngewe cyambayeho, ahantu ngiye nakundaga gusengera nk'aho kuri uwo mudugudu w'iwacu hariya aho ngaho twasengeraga,
ngewe nakundaga kujya mu masengesho ya nijoro. Noneho amasengesho ya nijoro ubwo yabaga ari ayo kwiyiriza ubusa, ari ayo donc ari ukuba mu mwanya umwe n'Imana. Ariko ku kintu kijyanye n'ubuvumo abantu bajyamo, ikintu kijyanye n'ubutayu, ikintu kijyanye donc n'ahantu runaka mu misozi runaka abantu bajya gusengera, ntabwo ngewe nigeze mbikora, ntabwo nigeze njyayo. Yego. Ugize umugisha. Hanyuma ikindi, yego, ndibaza ngo hari ukuntu rero umuntu abaho nk'uko wasengaga, usengera ubugingo ndetse unasengera ibindi by'ubuzima busanzwe. Yego. Mu bantu mwagiye muhura nk'abahanuzi, mbese baguha n'amasezerano birashoboka? Yego. Ni nk'ibihe bintu baba barahuye nabyo muri ubwo buryo bwo gusenga? Yego. Muri uko gusenga urumva twahuraga n'abantu bagiye batandukanye. Iyo twabaga turi mu cyumba wenda hari nk'amasengesho runaka y'urubyiruko turimo, urumva twabaga dufite nk'abashyitsi benshi cyane badusuye. None abantu badusuraga kenshi na kenshi hari ikintu cyazagamo cy'ubuhanuzi. Wenda nkanjye nk'urugero, hari ikintu abantu bigeze kumanurira, barambwira bati twari tubonye ucika amaguru, ariko Imana ikurinze gucika amaguru. Abandi bakaza bati Imana iguhaye ibi n'ibi, Imana iguhaye ibi n'ibi. Ariko bimwe mu bintu byose nagiye mbona, haba mu bintu nagiye mpanurirwa cyangwa se mu bantu bambwiraga Imana impaye, ibyo bintu byose nta kintu na kimwe nigeze mbona. Iyi nta na kimwe nigeze mbona. None bivuze ngo barakubeshyaga? Ni ukuvuga ngo byari ibinyoma, barambeshya. None se wenda tuvuga nk'abo bakubwiye ngo ushaka nabyo kubibona, bakubwira ngo Imana ikurinze gucika amaguru. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yarambwiye ngo ncitse ngo Imana indinze gucika amaguru, urumva ngiye ikintu natekereje, naravuze se ni iki cyari kigiye kunsha amaguru? Icya mbere nta kanseri nari ndwaye, na n'ubu ngubu amakuru yanjye ndayafite, kandi ibyo bintu mbibwiwe hashize imyaka myinshi. Ubwo rero ntago nzi ikintu cyari kigiye kunsha amaguru, gusa muri ngewe bitewe n'ukuntu uno munsi wa none niyumva, numva no gucika amaguru birashoboka. Yego. Kandi ubuzima bw'umuntu n'ubundi bugakomeza. Mbese bivuze ngo abahanuzi kubihana no kutabihanura nta kintu byari kuba bimaze n'ubundi. Nta kintu nubwo n'ubu ngubu babihanura. Ubu ngubu nta kibazo. Ubu bwo nta n'ikibazo kirimo. Hanyuma muri ibyo bihe bya kera, yego, cyangwa by'iyo kera yawe, nyite kera yawe, wumvaga ubuhanuzi hari ikintu bugufasha kuba bari kuganira nk'ikintu? Yego, ikintu cyitwa ubuhanuzi bitewe nuko abantu benshi bavuga, hari ikintu cyane bajyaga bavuga kijyanye n'amasezerano. Kandi amasezerano ukumva umuntu ayabonera mu buhanuzi. Tuvuge ni nk'urugero, niba umuhanuzi ahanuye ikintu, ukumva ni nk'Imana ikoresheje uwo muhanuzi ari nk'isezerano iguhaye. Icyo gihe narabyumvaga. Tuvuge ni nk'urugero, muri ubu buzima busanzwe hari ibyifuzo byinshi cyane tuba dufite. Wenda nk'iyo utarubaka uba ufite icyifuzo cyo kubaka inzu, ni urugero. Nkatwe tuba mu mujyi wa Kigali, uba uvuga uti icyifuzo cyanjye, kuko hari ukuntu abantu ba mu mujyi wa Kigali, wenda nk'umuntu aba mu nzu akodesha, kandi mu by'ukuri umuntu aba nko mu nzu akodesha, uba usanga kenshi na kenshi yifuza nawe kugira inzu ye. Noneho nk'umuntu akaza akaguhanurira ati Imana iguhaye inzu yawe, icyo gihe ukumva ni nk'isezerano Imana iguhaye, ariko irinyujije hehe? Muri wa mukozi wayo. Ibyo bintu byo byajyaga bibaho cyane, bakabitubwira cyane cyane ahantu twabaga turimo dusengera. Ndagira ngo twinjire mu kandi kantu kameze gutya. Yego. Ni nk'ibi bikomere waba waragize mu ruhande rwawe rwo gusenga. Yego. Igihe cyashize. Ibikomere naba naragize, urumva muri uru rugendo tugenda rwo gusenga twari dufite abantu batuyobora, kandi na n'ubu ngubu niko bimeze. Igikomere cyane ngewe nagize ku rusengero ahantu twasengeraga i Gasave, nagize igikomere gikomeye nyine, nacyo cyanteye gushidikanya nk'ukuntu nashidikanyije kuri wa muntu w'igacuriro watuye cyaha kandi ari umuntu ntagikekagaho. Igikomere naba naragize, mu by'ukuri naje kugera igihe aho ngaho ku rusengero twasengeraga hari i Gasave, mu by'ukuri icyifuzo cyanjye nkumva ntikiri kugerwaho. Urumva icyifuzo nari mfite cyari cy'ubugingo buhoraho, ariko nkumva muri ngewe bijyanye n'ukuntu twigishwaga, baratwigishaga donc hari ibintu batwigishaga byo kureka, ariko bakatubwira n'ibyo tugomba gukora. Ibintu byo kureka harimo kureka gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo kandi ibyaha, uburyo foroma y'ibyaha imeze, twese ni ibintu abantu twese tuzi. Barakubwira ngo urareba ugacumura, watekereza ugacumura, watambuka ugacumura, ukumva ibyo bintu muri wo kugira ngo bizakuvemo ubane n'Imana amahoro, ubone ubugingo buhoraho, ukumva biragoye. Ubwo urumva icyo ni ku ruhande rw'ibyo tugomba kureka kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Hakaba ikindi cy'ibyo gukora. Ibyo gukora bakatubwira bati ugomba gutanga 1/10 n'amaturo, ugomba gufasha abababaye, ugomba gufasha imfubyi, ugomba gukora imirimo runaka, ugomba kugira neza ibi n'ibi. Bakatubwira yuko ibyo bintu twebwe bwacu nitubikora
ibyo bintu ari byo bizaduhesha ubugingo buhoraho. Ikintu rero cyaje kuntera ikibazo kikanankomerera cyane, ubwo naje kumva ibyo bintu byose kubishyitsa bigoye, ngeze aho nza no gusigana n'umutima wanjye, ndavuga nti ariko Mana, ni igiki ngiye ubwo urumva ninjye ku giti cyanjye wivugaga, ni igiki nakora nkumva umutima wanjye wizeye ubugingo buhoraho. Nkumva ku kanya ntabwo ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira icyo kintu, kuko urumva ijwi ry'Imana mu buryo twaryumvaga muri ubwo buryo abantu batubwirizagamo, ariko ngewe nkumva ibintu abantu batubwiriza, nkumva ibyo bintu nta bugingo buhoraho birimo, nkumva ahubwo ni ibintu biriho by'amananiza, nkumva nta nubwo Imana ishaka yuko tuzabana nayo, nkumva ahubwo ijuru ry'Imana yo irashaka kuzaryiberamo yonyine, kuko numvaga ibyo bintu n'ubundi ntabwo twabishyitsa ngo bikunde. Bivuze ngo mu bihe byose wabayemo byo kugerageza gukiranuka cyangwa gusenga no kwiriza ubusa, ntabwo wigeze wumva uguwe neza mu mutima wawe? Ntabwo nigeze ngubwa neza, ahubwo numvaga igihe cyose mfite ubwoba. None ikintu ubwo cyankomereye aho ngaho, urabona mu rusengero haba harimo abantu benshi cyane, noneho ba bantu benshi barimo haba harimo abantu dufata nk'intangarugero, tukavuga duti runaka na runaka wenda bo hari ukuntu baguwe neza. Ikintu cyaje kumbaho ni igiki rero, naje kugirana ikibazo n'umwe mu bayobozi b'itorero aho ngaho twasengeraga i Gasave. Ikintu cyambabaje cyane kurushaho nuko hari ibintu twakoranye njyewe nawe, noneho uwo muntu we ku giti cye amasezerano twagiranye ntiyayubahiriza. Noneho hashira igihe kinini cyane, kinini ngeze aho mfata telefone ndamuhamagara, ariko ko mutwigisha ibi n'ibi mukatubwira ngo nitureke ibi dukora ibi ngibi, nibwo tuzabona ubwami bw'Imana, nibwo tuzaba mu ijuru, ariko kubera iki wowe ku ruhande rwawe wabikoze? Bivuze ngo uwo muntu nawe mu bantu baguciye intege nawe arimo? Nawe n'umwe mu bantu banciye intege. None harangije ikintu yambwiye mu ijuru riri hejuru cyane, amvuga mu izina, arambwira ngo mva, ngo ihangane, ngo buri muntu wese ngo agira ukuntu abana n'Imana ye. None ndaje ndamubaza, se Imana hari abantu ishyigikira mu bibi ndetse abandi nabo ikabashyigikira mu byiza? Ese hari umuntu Imana ishobora kwihanganira mu bibi ariko hakaba n'uwo Imana itakwihanganira mu bibi? Bivuze ngo wahise ukuramo message yuko abantu bose nk'uko babonaga wibwira ko ari bazima wanabireferaho, ubonye nabo nta kigenda? Nahise mbona nabo nta kigenda. Aravuga ati abantu burya nita ko ari abantu bakomeye, nabo nta kigenda. Cyambere wabonye isomo ku muntu wahuye nawe wo ngo waruje wakunda gutwara ibitabo by'indi, ubona ari nk'umukiranutsi, usanga yihannye gusambana, uzi ko bitabaho, kandi waragiye umeze nk'aho uri kwireferaho. N'abandi nabo wari kwireferaho uvuga ngo ni umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana, nawe ubona ko nawe ntawe umuriye bitewe n'icyo mwakoranye, rwose bikanga bikagenda nabi. Bivuze ngo mu bantu bose mwabanye cyangwa se wagiye ugerageza kubana nabo mu buryo bwo gusenga, abakwiriza no gute, ntabwo ugeze ubonamo umuntu wavuga ngo arakiranutse cyangwa nanjye ibintu nabikurikiza? Ntabwo nigeze mbona. Nta nubwo nawe ubigerageza ngo wumve basi wakiranutse? Nanjye ubwanjye byarananiye. Nawe n'umunsi umwe. Byarananiye. Yaba ayo masengesho wasenze yo kwiriza ubusa ndetse no guhora usenga mu buryo bwose bushoboka, ntabwo wigeze ubonamo gukiranuka ngo wumve ukiranutse, wumve ukijijwe? Ntabwo byigeze bibaho. Ariko iteka wahoraga wumva inyota yo kugira ngo ukiranuke. Wenda akantu gatoya tukiri aho ngaho, hari ikintu kimwe cyaje kumbaho. Sigaje iminota 4 mu kiganiro. Murakoze. Hari ikintu kimwe cyaje kumbaho tukiri aho, hari amasengesho twigeze gutegura ahantu hamwe y'urubyiruko, nayo yari amasengesho y'iminsi myinshi, ndumva yari nk'aya masengesho y'iminsi 3. None kubera ko icyo gihe ngiye nari mfite akazi kamboshye, ku manywa ntago nabonekaga nijoro. Noneho nza kujya gusenga muri ayo masengesho y'urubyiruko yari yateguwe n'umudugudu wacu n'ubundi. Noneho nyagezemo icyo gihe habaho gahunda yo kwatura ibyaha, ariko mbere yuko ngeramo, majije kwinjiramo, tutarinjira mu gikorwa cyo gusenga, nagezemo nsanga umuntu uyoboye ayo masengesho nawe dufitanye ikibazo. Ari serivisi ngewe namukoreye, ariko kugira ngo wakore ibyo yakagombye kunkorera atarabikoze. Noneho mpageze numva agahinda karanyishe, mbwira Imana nti se Mana, ko hari icyo watubwiye ko gusengana n'umuntu umutima wanjye uboshye, ko bitari buze gukunda, biragenda gute? Ubwo icyo gihe ikintu ijwi ngewe numvishe rimbwira n'umutima wanjye warambwiye uti uyu muntu mubohore kugira ngo amasengesho yawe aze kumvikana ku Mana. Ubwo ikintu cyabaye, uwo muntu nahise ngewe natura muri njye, ndavuga nti Mana, uyu muntu ndamubabariye kugira ngo gahunda zanjye zose zigende neza. Ubwo twarasenze turasenga, bigeze nka 9 z'ijoro, kubera ukuntu ibihe byari bimeze n'ukuntu numvaga icyo nashakaga ku Mana ari uko yampa ubugingo buhoraho. Ngira icyifuzo ndavuga nti Mana, nk'uko turi muri iyi nzu, bitewe n'ukuntu numvaga natuye ibyaha byanjye byose byarangiye, ndangije mbwira Imana ndavuga nti Mana, nushaka unyicira aha ngaha,
nushaka unyicira. Icyo gihe byari mu masaa 9 hafi saa 10 twari tugiye gusoza. Icyo gihe numvaga rwose namenaguritse, numva nta cyaha mfite muri ngewe, numva nta kintu umutima unshinja. Mbwira Imana, navuga ni Imana rwose izi saa y'isa 9 nubwo wanyica nagusanga iwawe nkabana nawe teka. Icyo nicyo gihe cyonyine numvishije muri iyo saha, ariko nabwo urumva tugisohoka aho ngaho saa 11 saa 12 tugiye, urumva nabyo byahise birangira. Ni ibintu byabaye nabyo by'akanya gatoya nabwo rimwe mu buzima yawe yose. Yego. Okay, reka dukoresha iminota 2 isigaye. Utubwire urugendo rwo gukiranuka rwo rwagenze gute, rwaje ryari? Yego. Ese nubuhe butumwa wumvishe kugira ngo ubashe gukura mu gukiranuka? Murakoze cyane. Murakoze. Urugendo rero rwanjye rwo gukiranuka uyu no munsi wa none, kuko nkuko twabitangiye natangiye ijambo rivuga nkubwira ngo narakijijwe. Urugendo rwanjye rero kuntu rwaje kungendekera, urumva muri ubwo buzima bwose nagiye nyuramo nshaka gukiranuka, ariko nkumva muri ngewe bidakunda. Byaraje biraza mu mwaka w'2020 muri covid. Ubwo ahantu nari ntuye nza guhura n'umuntu turaganira, arangije arambwira ati se urakijijwe? Ndamubwira yego ndakijijwe. None se ukijijwe iki? Inti nakijijwe ibyaha. Ati se nta byaha ukora? Ndabwira nti yewe inti ndabikore ariko narakijijwe. Ati se ubwo wakijijwe iki? Muri ngewe ndatekereza numva koko nta kintu nigeze nkizwa. Umuntu arangije arambwira ati se wabuzi Yesu? Nti Yesu ndamuzi. Ati se Yesu muzi wiki? Ndabwira nti Yesu umuzi nk'umucunguzi wacu, umuzi nk'umuntu wapfiriye ibyaha by'abantu. Ati none se mu byaha yapfiriye ibyawe birimo? Nti yego. Ati none se uracyabifite? Nti ndacyabifite. Muri make urumva nari mfite urujijo muri ngewe. Ambwira ijambo riri muri Yohana mu bice 3:16, arambwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Arangije arambwira rero ati kwizera Yesu Kristo biguhesha gukiranuka, ati noneho ukaba umukiranutsi ugahabwa ubugingo buhoraho. Ambwira icyanditswe kiri mu Bakorino ibice 5, Abakorinto ba 2 ibice 5:19 havuga ngo kuko muri Kristo Yesu ari Imana yiyungiye n'abari mu isi ngo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Noneho havuga nti se birashoboka ko Imana yaba nta bicumuro imbaraho? Arambwira ati nibyo. Yagiye agenda mpibyanditswe byinshi, ariko uwo muntu tugenda dutindana tuganira ku ijambo ry'Imana no kuri izi mikoro. Umuntu mushimire kuko yangejeje inkuru y'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bubohora, ubutumwa bwiza butuma umuntu akira urubanza rw'ibyaha akakira ubugingo buhoraho uhereye uwo munsi yabwakiriye kugeza iteka ryose. Ubwo rero umuntu yarakomeje ambwira ubutumwa bwiza kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi, nibwo nagiye nashyikira noneho gukiranuka kw'Imana, ariko umuntu adahabwa binyuze mu byo yakoze cyangwa atakoze, ahubwo binyuze mu kwizera igikorwa Yesu Kristo yamukoreye ku musaraba i Golgotha. Yego. Okay, bivuze ngo kuva icyo gihe nibwo wumvishe ko neza umenye inzira y'agakiza cyangwa se ubonye agakiza muri wowe. Kuva icyo gihe muri 2020 nabwirwa ubutumwa bwiza kugeza uno munsi wa none. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo kuko ibyaha byanjye Yesu Kristo yarabipfiriye. Ni ukuvuga ngo ibyandegaga nibyo Yesu Kristo yapfiriye kuko Yesu yari umucunguzi wanjye. Ubwo rero nkaba naboneraho no kubibwira n'abandi bantu badukurikiye, n'abandi bantu bari muri ubwo buzima bwo gusitaraguringa nkuko nanjye nasitaraguringaga, bizere Yesu Kristo. Kandi nta kindi twizere kuri Yesu. Yesu tumwizeraho ko yapfiriye ibyaha byacu. Twebwe urupfu twagombaga gupfa niwe warupfuye. Noneho iyo umwizeye uba uvuye muri urwo rupfu. Hari ikindi kintu nanone abantu badakunda gutekereza. Abantu bavuga yuko ngo noneho ngo ubwo Yesu yapfiriye ibyaha ngo tubikore, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo wamaje kwakira ubuzima bushya, kuko hari ijambo riri muri Yohana rivuga ngo umukiranutsi ukiranuka niwe wo mukiranutsi. Mbere yuko ukora ibyo gukiranuka urabanza ukaba umukiranutsi. Kandi nta kindi kiduhesha gukiranuka, duhabwa gukiranuka kubwo kwizera Yesu. Noneho wamara kuba umukiranutsi, noneho ukaba wakora n'ibyo gukiranuka bigakunda, ariko kubera yuko uri umukiranutsi. Byaba bibabaje kuba waba uri umunyabyaha ariko ukumva ko urimo gukora ibintu byo gukiranuka. Ntago byashoboka. Ariko iyo uri umukiranutsi ukora ibyo gukiranuka, kandi gukiranuka tuguhabwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Okay, reka ngushimire cyane, kandi nshime n'Imana kuko waciye muri urwo rugendo ariko ukaza kugira ubuntu. Yego. Ukamenya inzira nziza y'agakiza cyangwa se ukabona gukiranuka kw'Imana. Hanyuma ndagira ngo nguhe umwanya w'amasegonda nkangahe. Yego. Ugire ijambo ry'umusozo cyangwa niba ari icyo wumva wabwira abantu. Hanyuma dusoze. Ikintu nabwira abantu turi ku musozo, hari abantu bakunda kuvuga ku kintu kijyanye n'amategeko y'Imana ko bagomba kubahiriza amategeko
noneho akazabahesha ubutungane, akabahesha ubugingo buhoraho. Ariko nagira ngo mbabwire ko icyo kintu kidashoboka, ariko nagira ngo wenda nsangize abantu itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana ndetse rihesha n'abantu ubugingo buhoraho, nagira ngo mbasangize. Reka dusome amagambo ari hano muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yego, ni icyo ngira ngo nsangize abantu bumve n'itegeko ry'Imana. Noneho iryo tegeko iyo waryubahirije n'ubundi kubera ko ubuhawe ubugingo buhoraho, kandi niho biba byaturutse n'ubundi. Ni Yohana ubutumwa bwiza ibice 6. Ubwo ni abantu bakunda kuvuga ko ugomba gukurikiza amategeko, noneho wamara gukurikiza aya mategeko ukabona guhabwa ubugingo buhoraho. Ni ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 6 ku murongo wenda twasome 200. Tusome nko ku murongo wa 39 no ku murongo wa 40. Haravuga ngo kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Noneho ku murongo wa 40 hakavuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Hari andi magambo nayo ari hano mu butumwa bwiza avuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo abayirebyeho bose bagakira, ngo niko umuntu urebye umwana wese abambwe kubwe nawe akira. Ubwo rero nta kindi. Noneho hari andi magambo dusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 2 ku murongo ngira ngo nk'uwa 4 havuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa kandi bakamenya ukuri. Imana rero yatanze umwana wayo, ariko ari ukugira ngo twese dukizwe, kandi dukizwa n'ubundi n'igitambo cya Yesu Kristo. Akandi kantu navugaho gatoya ku kintu abantu bakunda gushidikanyaho, abantu bakavuga yuko ari abanyabyaha. Umuntu kwihamya ibyaha ni ukudasobanukirwa. Ntago umuntu kumva ari umunyabyaha ari ukubera yuko akora ibyaha, ahubwo umuntu kumva ari umunyabyaha ni uko atasobanukiwe nuko umurimo wo kweza abantu wabaye. Hari amagambo ari hano mu Baheburayo, ni Abaheburayo igice cya mbere n'ubundi ku murongo wa 3. Haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Umuntu yasomira ijambo yumva mu buryo bwe ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, ngo yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Abantu bo mu isi barejejwe, ariko nanone kuba uri mu isi uhamya ko uri umunyabyaha utejejwe ntabwo bisobanuye ko utejejwe. Kandi noneho kuba wowe ubwawe muri wowe utumva yuko utejejwe, icyo ni nacyo ubwacyo cyakujyana mu rubanza cyangwa se mu rupfu rw'iteka. Kuko muri wowe ugomba kumva ubutumwa bwiza, ukizera Yesu Kristo ko yakwejeje, ndetse akaba ari nabyo watura. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima w'umuntu ni wo yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza noneho agakizwa. Gukiranuka tubibarwaho kubwo kwizera. Amen. None udahamanye n'umutima wawe yuko uri umukiranutsi ku bwa Yesu, icyo gihe ubwo navuga ko uri umuhakanyi. Ntabwo uba uhakana ko Yesu yakwejeje, kandi Yesu yarakwejeje. Reka tugushimire, dushimire n'abandi bantu bose badukurikiranye. Mvuga ngo reka tugarukiriza ikiganiro cyacu, ariko umuntu wese wifuza kuganira natwe ndetse no kuduha ubuhamya butandukanye, wadureba hasi hari nomero ya telefone ngira ngo murayibona. Kandi mukomeze mukurikire ibiganiro byacu kuri Ijuru Ntirikorerwa TV. Yesu aguhe umugisha. Amen. Amahoro.